rwose gusa umuhungu wanjye ibyo uzi ikibazo kiri muto mbigusubire ugomba kubikora kandi nabishimisha uko byagenda kose nuko mwiza nzabira amahoro ntacyo sinabibere hano meze neza meze neza nonenza toya sawa shaka aho intare yahagurutse urushishi ruricana ese intare ninde urushishi ninde nakubwo intare nihagurutse urushishi no kwicaye sibyo uriya muhungu murebye ubona atari intare ni Kikongo burundu sibyo papa we okay ariko nawe ugira imigani irimo ininura sura muhungu wamubyaye ryari ubona nta mubyara ubona yatenda kungana n'abana bacu ese koko n'uwawe reka nabumvise dadi reka kikabivuga n'ubwanwa bungana kuri iyo uko kurusha n'ubwanwa dadi ubona ibyanwa binikubita ariko se Ana umwana nk'uri yanyise papa we hari igitangaza kirimo baramuriza kuri n'uwawe ni ukukubaha nawe ukamubwira ngo umwana wanjye ufite amatsiko anyway reka wenda ngo ubusobanuro uriya mwana uri hano njyewe nifuza kumwagabuta ese yitwa nde ntaramenya n'amazina yitwa Shyaka yewe ni Shyaka pe ahubwo mumwita Munyeshyaka kuko nabonye ahantu arya nk'ingunzu ariko umusore n'uwari Munyeshyaka pe umusore n'uwari ni ibyo kurya birahari iyo bihari urabirya bya bidahari nyine ukamenya ko bidahari n'ubu nta gitangaza kirimo so uyu mwana ari hano kunyita dadi nta gitangaza kirimo nkuko nawe yakwita anti nkuko yakwita antanure hirya ntanyite anti ntacyo mpfana nawe yego ni muri urwo rwego anyita papa ariko ndi ko mumaze gukura ukamubona nta mwana mufite muri uru rugo ntabwo mufite ari abo kujya kwiga bataba mu rugo mwakoze umuntu ubundi mukayirukana kiriya kintu byose mwabyaye umwana uzajya atambuka avuga hey dadi ukiki kintu kingana kuriya kivuga dadi kubyara se umushinga gusa ni igeno ry'Imana nanone none kuri gutoragura abantu b'abagabo mu ngana sondereka kubaza yaguciye inyuma wavuga pasiteri yabwirizaga yewe we yabwirije aho nicaye nubwo ndi umukecuru numvaga naguruka nkabyinira Imana mbese uriya pasiteri azagaruke Mana we byari amateraniro meza none hari abapasiteri babwiriza umuntu agasinzira ariko uriya numvaga amateraniro atarangiye yewe numva umunsi wabaye mwiza pe uzi ko utangiye kuvuga ngo urananiwe mwana hari icyo ushaka gusaba ndashaka ko tujya kwa Gakumba iwabo wa Shyaka Mvira mwanzi mbabarira babara gutaha uzabujyayo ngenda nanura bizi ko mvuye gusenga mba naniwe tuba twamaze amasaha menshi twicaye rero rwose mwana wa urananiwe ndabyumva hari byo buriya waraye uryamye utinze hari byo wandikaga nabibonaga tujyana gusenga ndabibona ariko mbabarira wigomwa ukagira ngo ninza kandi ari umunaniro sinshonje pe umunaniro uranyishe wambabariye se ukigomwa nk'iminota nka 30 tukagerayo shama ndakuzi pe iyo tugeze yari ahantu iminota 30 amasaha 5 we nuramusaza muragani mana nishoboreye pe kandi ikindi rwose mama reka mubyeyi ngiye rwose suko mba nanga kuguherekeza
ngana uragenda ukaganira n'abantu b'urungano rwawe ugasanga ngiye nibuze sinakivanga mu biganiro byanyu muganira ku bintu bya kera ntazi ugasanga irungu riranyishe Chinyuma aho se yacu nyuma mu ruhe rwego ushobora no kuri n'umusazi uzana umuntu w'umugabo mu rugo ngo muri kumufasha ubwo naramuka agize atya akagira uko yiyaranja na Sine ubu koko Sine iyo umurebye ubu nawe uramwubahutse simwubahutse kabutindi tere Boye nibiba bizaba byabaye nyine wese wabitangira ese mwabyemwa nibe mukeneye abana mu rugo nuko nakubeshya umuhungu arambangamiye geranga ikintu kirya kidakora etse sinazi aho azazira uretse zabureba Ana siko nagona iyi muca ku cyumba cy'umwumva uko nagona iyi Mana yaguhaye nawe urarekura kandi ngo ukuboko gutanze kuruta ukwakiriye wafashije abana bari hanze bakennye wafashije imfubyi ukareka gufasha umuhungu wafashije abantu babana n'ubumuga abantu bafite ubumuga wabafasha ureka gufasha umuntu ufite amaguru n'amaboko n'imbaraga ukurusha n'ibiro sikura umuhungu mukiza ko munzana kurusha ibiro reba ntukirya ariko umuhungu ararya ukagira ngo si umufuka w'umuceri mu marana igihe kingana kira uramenye ntuzabwe kunda Ana ndakwinginze ndase genda bihaha kandi inama nakugiraga ndahaha ibyo ariye ntacyo bintwaye Ana karame ubumuntu mbese ndi impyisi gira ubumuntu muhamagara agenda agire rero ajye guteka aho bivugiye guteka arabizi arabisho anateka neza cyane buri ariko uzi ngo utetse ikiro cy'inyama harurwa inusu ntabyo ndabona nubwo ntajya mu gikoni Shyaka uyu munsi agerageza atuguse ibirayi ntabwo nkunda ibintu by'amavuta muhamagara bimubwire igihe nabonye andebera ku rutugu agasuzugura akanganya Shyaka ko yubaha harubaha uretse izo wumva ukuntu mu cyumba abantu baba uretse wumva amagambo aba afite uretse Shyaka ubona rero ndamukizwa n'iki ariko sinzahora ndi umugabo witonze gusa ngomba gufata imyanzuro ariko rero ubigira ikibazo hari urungano rwawe hari umwana uhari muri muganira nubwo ndabanganira n'ura musaza ariko hari urungano rwawe ruhari mwaganira arahari mwaganira rugo gusa yaje kwakura ni umukozi se wewe ugenda uramubona ngiye ukuntu mba numva rwose nta mudo mfite kandi rwose iyo wagezeho ntabwo nakubwira ngo haguruka dutaha amasaha yageze uba waryoye mu biganiro none uriya musaza araganira akaganira ubu nimuhagera muratangira musenge muririmbe mugire uti ariko buriya ibyo tuba dukora binezeza umutima w'umuntu bikanezeza abo turi kumwe ndumva nta kibazo bigombye kubigiraho marega ngiye nta kibazo mfite nuko nanjye ndashaka kugera mu rugo aryama nimugoroba mfite gahunda n'abashuti banjye nitugenda tugatindayo urasanga misi njya muri gahunda n'abashuti banjye nagiye no kuryama basimye imberera shama nyine niko bivuga ngo uzi ko agira rya agwa neza niko bivuga ntabwo navuga aho ya n'ubundi turapfa kugenda ariko mwana we ngase mbwira uwo muhungu uri yangana gute yumve wenda kuba turi mu rungano dushaka kubona n'ibyo tuganira nakubwiye ngo ntubure uwo muganira hari umuntu uhari rwose urungano rwawe nta kibazo gihari mwaganira rero mwana we mbeshya pe ngaho reka tugende umva ngafunga umuryango rero nshuti yanjye ndashaka kukubwira ibintu hano mbabarire unyumve neza unega amatwi urabona amafaranga duhembwa mu kazi ni make ariya mafaranga yose we nkubwiye ko ari make ushaka gutera imbere ariya mafaranga wazazigamira kugeza ryari
niyo mpamvu ubundi urabona iyo dukora kano kazi hari ukuntu nyine umukiriya ashobora kuza hano akakwishimira noneho mukaza kujyana nawe kugira musangire nyine mukomeze mwishime. Mujyana he? Maybe we cyangwa muri hoteli nyine bitewe n'aho ashaka. Nyine icyo nicyo bita gushimisha abakiriya kugira nazaza n'ubwo utazaza ari bo areba ari bo umwakira na za tipu kumva ngaho si Nyuma yo kubakira abona kubashimisha. none se reka nkubaze nk'ubu tuvuga urugero sibyo nimugoroba hari ahantu ushaka tuza kujyana kandi baratwishyura neza Nyuma y'akazi nyuma y'akazi ntabwo dutanga tujye kuryama. nujya kuryama urinjiza amafaranga aho uraba usinziriye barakwishyura uburiri buri bukwishyure cyangwa amashuka ari bukwishyure. Ni ikindi kiraka turi bujyamo. Ni ikindi kiraka. Aha ntabwo wambwiye neza ntabwo bisobanura. Ikiraka ariko turakora nicyo iki? gushimisha abantu rero nyine gushimisha nese so byumva Gushimisha abantu. Mbese abantu bishima gute? Kubatirigita, kubasekera, kubabyinira, gukora iki? okay urana kuno sobonye kuno ntabwo yari yakunze kare ariko kugira ngo ufate icyo ushaka fata icyo ushaka. Nagahambirwe n'ururashyo. Uzi ibintu yari ari kumbwira. Kandi aho niho rero njye nawe N'ururaya ntabwo abo bagabo b'indaya nibo tuba dukeneye. Nese urashaka umugabo uri seriye utaguha tipu. Izina rya Yesu se hano hari Yesu hari. Umva nkubwire. Urikumva? Wibanze unyumve njye ndashaka iterambere ibaze yuko nitujya no hantu tukararayo. Urikumva? Ego mwabasha. Umva mbanze nkubwire bari butwishyura amafaranga. Ibaze yuko baraguha iryitanu nanjye iryitanu. Turaba turi gukora iki se? Turi kubashimisha. Ukumva umva mubwire we nugira ikibazo ntabwo bigoye waza gushimisha we kugushimisha urumva bigoye. ni karibu muri sankare banagusanga. Murakoze cyane. Umeze neza? Turabona amahoro. Manishimye. Nanjye ndabona muri aho. Uri umusore wanjye. Nibeshya kujya uvuga. Ishyaka. Ndakwishimiye. Ishyaka. Uri pasiteri? Ariko n'abantu baraza kwibwira nta mpamvu. Oya, bari bwibwirane ndabizi. Byageze neza ku rusengero uyu munsi. Uyu munsi sinzi uwo havuye atishimye cyangwa adatekereje ko hari icyo atahanye ubwo yaba atanyurwa. Icyo ntabwo nabonetse ku rusengero. Si wa mugani kuki utaje? Naje naniwe ndaryama nisanze aya masaha angereye umusinziriye. Ariko nari cyane ejo nakoze akazi kenshi ndageze ahantu henshi kwibuka sinaba ngo iyo nza byibura gukanguka ndashobora kuba wenda kumva kuri amasaha yo gusenga neza ariko naryamye imbere wagezeyo. Buriya rero iyo uganiriye n'abantu basenga cyane ntabwo iyo njya kuganiriza umuntu sinivuga njyewe hari ukuntu uryama ugaheranwa n'igitotsi. Umunsi wawe wo gusenga kandi ari nawo umunsi Imana yawe iba yaguhaye wo kuruhuka akazi mu kazi umaze iminsi ukora. Tubyita ko umuntu aba yaheranwe na sekibi. Ibaze rero sekibi igihe igukubirana ikagukubira mu ishuka nawe ukabyemera ntabwo ari byo. Pastor Mani mbabarira. Sekibi rwose ntabwo yanjye. Uwo mwaka ni ukunkura. Oya ntabwo ntibizasubira ahubwo. Iteka bigufashe ariko nari naniwe ntabwo ari bunani se wabwira undi mwana mukaba mugiye kuganira hanze koko? Oya nibagiye ku reka niba ahubwo mugiye kuganira
mu rungano mujye kuganira ibyanyu. nta kibazo. ibiganiro byacu byose ntabwo birimo wajya abantu bazi n'ibyo ari byo. kutavuga se nitwa Shyaka. nanjye nitwa Nema. umeze neza? meze neza. ariko ushobora kuba ugira isoni. Jews? Mana yanjye ngo bayigize kudashaka kuvuga ko ndeba watuje cyane. Ndi kuvuga ariko. cyane isoni zirakabije. buriya hari ukuntu nyine iyo ugeze ahantu ugomba kwita uba shapu kugira ngo abantu bose bahari muhite byihuta kumenyana. Shyaka bite? Nese mu busanzwe uratuje cyane cyangwa nuko tutaziranye? aya ni nyine ni nk'abandi bose busanzwe. umva rero utuje tumenyane. nitwa Nema, hano ni mu rugo nk'ibisanzwe. none se uriya ni mama. Yego. nyine uri umwana wo kwa pasiteri? Yego. none se niko wambaye amaherena kandi uri umwana wo kwa pasiteri? Nese ibyo bihurira he? tega kuba ndi umwana wo kwa pasiteri ntabwo bivuze ko ntakambara amaherena. siko twebwe iyo nyine umuntu iyo umuntu abonye umuntu wambaye ibingibi cyangwa ari sokira irego da. Nese bigahurira no gukizwa k'umuntu? umuntu ubyambara si ubwo wavuga ko akijijwe? ntabwo aba akijijwe. nyine niko abantu biri iwacu abo niko babyumva. basi wowe bifata gute? nyine nanjye mbona bidasanzwe. rero ugomba kumva ko turi hano ni i Kigali. hari ibintu rwose abantu batagenderaho ngo kuba umuntu yambaye amaherena yakambara ikanzu ngufi yashyiraho imisatsi ntabwo biba bivuze ko adakijwe. none se mama wanjye si pasiteri? burya hari ibintu cyangwa ibiganiro umuntu aganira n'undi abana nk'aba bakiri bato bahari turakoze kuba ubambere niba ajya hanze. mu by'ukuri buri minsi ufite ibibazo. ufite ibibazo biremereye umutwe mbese benda gucikana biraremereye cyane. madamu yagiye Tanzania. mu kujya kugenda rero yasize muri mwe. noneho murumuna we ugira amahane kurusha madamu se. noneho yamusigiye kondisiyo wenda ibyo atakwikorera kuri njye wahaye yarabifashe arabimwikoreza ngo azabimwe. ubu hano mu rugo ntawe uvuga. ndataha isaha ya saa 12 yarenga induru zikavuga. noneho nakongeraho ibyo bibazo by'umwana noneho bikantera umugongo. nawe abwitonzi bwanjye guca bugufi bwanjye. pasita none ugiye kundambira bigiye kundambira kuko undi mwanzuro kandi ushobora gushimisha abantu ukabona abantu ndacyakira gitwara. reka rero nkubwire inama isumba izindi. iyo usenga wirinda nabyita amanyanga. umbabarire kuba ngiye kukubwiza ukuri ahari nawe n'imitekerereze wumve ko ibyo ngiye kukubwira kuko ari ukuri. buriya mu buzima iyo ubana n'umuntu cyane cyane nk'umugore wawe cyangwa se umugore wawe kwanza umubwiza ukuri nta
nta n'ikosa wakoze. Bwiza umugore ukuri yakire wa mwana cyangwa se azabikora uko ashaka, ariko wowe hambuka irekure ubwiza umugore wawe ukuri. Naragiye mbyara umwana wanjye nguyu, singiye gukomeza kureresha kandi ifite ubushobozi bwo kwiresha. Icyo gihe none asenga ubwira Imana icyifuzo cyawe, Imana izajya yumvisha isengesho ryawe. Ariko ntuzajya ukomeza gusenga ariko ufite akandi kantu bishe, ntabwo bizaba byiza. nyine uburyo bwo kubashimisha nko se bashimisha ntabwo nawe urabizi, ariko utumva ni iki umwana se imyaka 5 ukumva kandi ibaze yuko ubu ngubu bamaze kumpa 1,100 byo kuta ngo asenkani nanjye nsigaranye izindi, ejo bazaduha 100 ujye ejo mu gitondo baguye 100 nanjye bari urame 50 nkorera mu kwezi ugiye kuri umunsi umwe 50 gusa ndi kukubwira 5 wari wayafata mu mafaranga oya tugende wari wayafata ayo mafaranga 150 ibihumbi 150 icumi 20 30 40 90 150 sheri ndagukishije ahubwo rero niyo mpamvu uriya mukobwa kugirira ishyari wowe ufite na gahunda zifatika nibyo nkubwira rero urabona nk'abantu turi bujyane zamura akashikoga zamura akashikoga gusa wowe izamura ry'amajipo apo subona ubundi njye nawe amafaranga tuzakora dore ko hano amafaranga ariko turi kugenda nawe oya igitabo byabonetse umva nkubwira turagenda sanga api zamura iyo jipo ubundi tubone kuvuga zamura ko wari uzamura zamura gake ongera kandi gato cyane tuguhenera abantu ariko ako se uri kubahenera bakubwe wow reka nkubwira gutya barahita badone n'umagana 2 nese turagenda twambaye gutyo twambaye ubusa wambaye se ubusa uramenye ndasarambara igitano none se tugende nyine turagenda akazi karangiye ubwira igitano barwanyisha amezi 3 nese bose azatwishyura ayo ni amafaranga dukorera nyuma y'akazi sha senti niyo mpamvu wakize niyo mpamvu wanyu basigaye baka cyane nanjye ntakabyongereho ndakize nanjye Sara ndakize zangurube none nashaka kugura zo kugereza mu cyaro ngiye guhita nzikura muri aya mafaranga y'uyu munsi we domore 150 nakubwiye ntuzamurije ni desi ako se jipo nushaka kumbwira nyivane muri bari tengi ubundi ni we wanjye nari narabuze muri Kigali kumamagara bari se mbasaba cya kindi cyitwa oya ntabwo basaba tipe abantu barayikwiye cya kindi cyitwa ugiye kubakira kandi ugende bose cya kindi cyitwa ugende wazamura tipe ugiye gutamagara mu tipe oya ntubibabwiye wegenda ubasekere barayaguha ndega nibabona no matako barayaguha ngagenda kakunda genda ariko wow Ego umukobwa w'ikigori igitana arumva ari menshi kandi bageze kuri 500 bari kubyita numva ko utajya wirekura. Ni nayo mpamvu aba yagusizeho kuri uwo murumuna we, ashobora kuba hari ibyo agukekaho. Ngiye kugira inama irekure, ubwo usibye no kubwira umuntu umwana ntiwanabwira umuntu uti mfite ikosa rinini kugira ngo uhambuke ukomeze usenge isengesho ryawe rigere ku Mana. Imana musabane, uzasabana n'Imana gute ufite akantu kinze urubavu rwawe? Urumva ibi bintu bizashoboka? Pastor ndabyumva ariko bigoye. Umunsi narimubwiye akakumva hazashya. Reka rero nkugire inama, mbere yo gufata umwanzuro wo kubimubwira uzabanza ufata icyumweru cyose usenga, ugira umusabano n'Imana. Imana igutinyure kandi Imana ntabwo izabyemera kubihisha umuntu. Imana ikunda abantu, noneho rero bigeretseho amaraso yawe.
mu by'ukuri ngomba kubikora uko byenda kose, kuko ntabwo nifuza ko umwana wanjye akomeza kwitwa ikindi kintu muri uru rugo kandi ari kwa se. bakabimenye wa mugani wawe tubona ko ngiye kubikora, ikizaba kizabe bacungira mu kinyarwanda ngo nta mvura idahita, ntagidahita kandi nta nzira ndende ibaho itagera aho ugomba kujya. Umusore niwe wavuze ngo bikore liwalo liwe ikiba kibi. Pastor, ngiye kubikora. bikorere cyane cyane ko nta urabuvuze ubusasi. Erega kuvuga umuntu ejo hazaza hawe h'igihugu, hazaza hawe mu bukuru bwawe, n'umwana wawe uzakugwa mu ntege akagufasha. Tinyuka. Iki ni cyo kintu gitangaje. nyine nta hantu bihuriye, ahubwo ugomba gusubira mu cyaro ubabwira ati i Kigali ibintu mwihaye byo kuvuga ngo umuntu umeze gutya ntabwo abakijwe, nta hantu bihuriye. Gukizwa kwa mbere ni ku mutima, Ari ukugusha abantu. ntabwo ari ukubagusha shaka. Gukizwa kwa nese ko wambaye itono. Ubundi bino byambaye kuva nagira hano. Nese ko mara ikintu bigutwaye ni wajya gusenga ubyambaye. Reka. Yego muhanda. Ndetse ari isaha gusa. Uziko hari igihe bavuga ngo gukizwa cyane nabyo ni ubujiji. Urabyemera? N'ubujiji. Hari igihe usanga umuntu yarihaye Imana akiyima akiyambika nabi akagira ute, kandi gukizwa kwa mbere nge nizera ko ari mu mutima n'ibikorwa ukorera abantu, ntabwo ari ukugaragara ngo wambaye ibi wambaye ibi. Ngaho ibyo tubyihorere, nganyitirira iwanyu umwana wa kangahe. Njyewe Uri umwe sha niyo mpamvu watese. ntabwo ndi umutesi. Ese Kuba ndi umutesi wahise ubwira iwanyu ukigumira i Kigali. ntibikunda. Oya ariko ushaka kumubwira ukaba umaze iminsi hano mu ukadusura nkagutembereza Ntazi iwanyu? Erega buriya nanjye kera nyine umwana ni iwanyu nazaga kubasura kenshi, ndumva nawe kuba wazi iwacu dufite inzu nini, harimo icyumba cy'abashyitsi, nagutembereza. Nka narara? Ntise hari ikibazo? Ni ikibazo. Nize njye ntabwo nagusana kwa papa nkarara. Ngiye gusura umukobwa. None icyo akubwira kuntu mama wanjye na papa we ari inshuti cyane. Buriya turasurana turagenderana, nawe rero ndashaka ibyo bintu byisangamo. Aho utekereza kujya gusura umukobwa? Nese ikibazo kirihe? Nese umukobwa ntabwo ari umuntu? Numva ari nk'icyaha. Yego mana shya. Nese jaka ko papa wari umusirimu, kubera iki we ibyo bintu hari ibintu numva utumva neza? Kuki papa watagusirimura? Papa nyine urumva ngiye nje hano vuba pe. Wabaga he? Ubwo nyine mu cyaro. Nese nta kuntu ibintu byo mu cyaro wabisiga mu cyaro. Riganga ubu wabaye umusirimu byarangiye. Ibintu by'i Kigali se wapfa kubijyamo byose. Kandi ngiye ikintu cya mbere rwose nkwemereye, ngiye kukumenyereza Kigali. Uzantembereza. Mutembereze, tujye kurya amapiza, amabaga. Nabyo wasanga utabizi. Amapiza n'amabaga. Sabinyereka ariko. Ntabwo ubizi se? Amazi. Shyaka wambora ukareka kunsetsa. Njye ndakwemereye. Nanjye ndabyemera. Wabuze kuvugisha papa wawe, natemera ko tujyana. Njye ejo nzagaruka kukureba. Ejo? Oya ntacyo tuzabivugana ubutaha. Nise bigutwaye iki? Ntacyo ariko nyine. Shyaka reka nkubwire, nta musore witonda gutyo. Iyo witonze cyane nabyo biba ikibazo muri sosiyete. Jya ugerageza basi ubishapu gakeya. Ibaze ko njye nabaye nka radiyo, uzi ko ngiye kukuvugisha gusa. Bizaza nta kibazo. Dusubire mu nzu turebe. Ubu si ibiganiro ntibyarangiye. Tugenda ariko isoni uzigabanye. Uransezeranya ko ejo tuzahura?